Umukobwa wo mu karere ka Nyanza birakekwa ko yahaye umusore ukora akazi ko gutwara abantu n'ibintu kuri moto amafaranga angana n'ibihumbi 400, none bikaba byamunaniye kwiyakira ndetse bikaba byanatumye yiyambura ubuzima. Ibi byabereye mu mudugudu wa Kabona mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Abatuye muri kariya gace babwiye ikinyamakuru ko uwo mukobwa ari mu kigero cy'imyaka 27, akaba yitwa Mushimiyimana Florine aho yari asanzwe ataha iwabo. Uyu mukobwa rero usanzwe ukora ubucuruzi buciriritse bivugwa ko yakundanye n'umusore w'umumotari ku buryo bari no mu nzira zo kubana. Amakuru rero avuga ko ubwo uwo musore yagaragarizaga uwo mukunzi we ko moto akoresha ariyo yabaga yatijwe, umukobwa atazuyaje kumuha ibihumbi 400 ngo yongere agure moto ye bahereho babana. Umukobwa rero akimara gutanga amafaranga moto ikagurwa, umusore yatangiye kumwereka ko atamushaka ndetse birangira yishakiye undi ndetse n'ayo mafaranga ntiyayamusubiza. Ikinyamakuru rero gikorera hano mu Rwanda cyitwa Umuseke cyamenye ko ku itariki ya 1 Ukuboza 2024 umukobwa yatashye iwabo avuye mu bucuruzi bwe buciriritse maze yishyuza wa musore kuri telefone ibyo kumwishyura ntiyabyumva. Uyu mukobwa rero ngo usanzwe acuruzanya na nyina ngo yari yatangiye umubyeyi we amafaranga ibihumbi mu itsinda, nayo ayamwishyuje nyina ntiyayamuha, niko kuvuga ko na nyina atamukunda, bikekwa ko yahise anywa ikinini cy'imbeba. So umubyara rero niwe wabanje kubibona ko umukobwa we yiyahuye, yihutira kumenyesha na nyina amubwira ko amafaranga yariwe n'umumotari atumye yiyambura ubuzima. Uyu mukobwa rero ngo aba babyeyi rero ngo bahamagaye moto imujyana ku bitaro bya Nyanza ku bw'amahirwe arahagera atarapfa, abaganga bakaba bari kumwitaho. Inzego z'ibanze z'aho batuye zabwiye ikinyamakuru Umuseke ko ibyabaye byose iwabo w'umukobwa bari bagerageje kubigira ibanga, gusa rero ku bw'amahirwe umukobwa bivugwa ko atapfuye ahubwo ari kwitabwaho n'abaganga. Amakuru avuga ko umusore kutemera kubana n'uwo mukobwa yamujijije ko yabyariye iwabo bityo atabana n'umuntu ufite umwana. Ushobora kwibaza uti se mbere y'uko bakundana icyo gihe cyose ntabwo uyu mumotari yari yamenye ko afite umwana? Ni ikibazo rero gikomeye cyane. Ngira ngo murabizi ko umuntu ukora akazi kadafatika ashakisha kwikura ibihumbi 400 ntabwo mu by'ukuri ari ibintu biba byoroshye. Bishatse kuvuga rero ko kuba yari ku 400 akabiha uwo musore yaramukundaga kandi bumvishe ko banizezanyaga kubana, bigakubitiraho nawe yagujije nyina akayamwima. Urumva ko umuntu udafite umutima wo kwihangana kwiyambura ubuzima ni ibintu biba bishoboka cyane kandi byoroshye. Ubwo rero turakomeza dukurikire amakuru tumenye uko byagenze, hanyuma tuze kubabwira uko n'ibindi bikurikiraho uko biri bube byifashe. Bantu rero basore murya amafaranga y'abakobwa mubabeshya ko muzabana, mumenye yuko mufite ibibazo bikomeye cyane. Reka tuve kuri iyi nkuru rero y'Inyanza y'umukobwa baririye amafaranga, twigire no muri showbiz turebe uko bimeze. Nyuma y'imyaka irenga 2 ataramiye muri Canada, umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana Israel Mbonyi yatangaje ko ateganya gukorera igitaramo muri Canada. Nubwo atigeze atangaza amatariki bizakorerwaho, ariko yifashishije imbuga nkoranyambaga yagaragaje ko ateganya gukorera ibitaramo 4 muri icyo gihugu, birimo icyo azakorera mu mujyi wa Toronto, Ottawa, Montreal ndetse na Edmonton.
Mbonyi ateguje ibi bitaramo mu gihe aheruka gutangaza icyo azakorera muri Kenya tariki ya 31 Ukuboza 2024 kizabanzirizwa n'ikindi azakorera muri BK Arena kuwa 25 Ukuboza 2024 mu cyo yise icyambu River Concert kimaze kumenyerwa ariko akaba ari igitaramo ngarukamwaka. So bwa mbere rero Israel Mbonyi agiye gutaramira muri Canada kuko yaherukaga kuhakorera ibitaramo bitatu muri 2022 aho tariki ya 1 Ukwakira muri uwo mwaka yari yataramiye abo mu mujyi wa Vancouver, gikurikirwa n'icyo yakoreye i Montreal tariki ya 8 muri uko kwezi, anakomereza Ottawa asoreza urugendo rw'ibitaramo yakoreraga aho ngaho tariki ya 15 ahitwa Calgary. Mbonyi Israel rero muramuzi ni umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi muri rusange. Ngira ngo murabizi ko yaragiye ataramiye uretse muri Canada, muri za Israel na hehe. Mu by'ukuri isi yose iramuzi, ni umuhanzi kabisa uzi kuririmba ndetse akagira n'umwihariko mu miririmbire ye yihariye n'uburyo asozamo indirimbo. Ni umuhanzi ubu ngubu mu Rwanda ufite agahigo ko kuba akurikirwa n'abantu benshi barenga miliyoni n'ibihumbi 159 niba atari na 60. Urumva ko rero ni umuhanzi umaze kubaka izina, ibintu bidakorwa n'umuntu uwo ari we wese kugira ngo agire abantu bamukurikira bangana gutya. Mbonyi Israel rero by'umwihariko muri Afurika y'Iburasirazuba ni umwe mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana w'icyamamare, dore ko badahwema kumutumira kugira ngo abataramire, baba bashaka ko abataramira ubutitsa. Mbonyi Israel rero ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane, ufite igikundiro gihebuje. Uyu muhanzi rero yahigiye yuko ashaka kuzuza BK Arena ikuzura neza. Hari igihe yigize gukorera igitaramo muri BK Arena amatike ashira igitaramo kitaraba. Mbonyi Israel rero yahigiye ko ashaka kuzuza BK Arena akayuzuza neza akayifiningiza. Mbonyi Israel rero nawe reka tumubwire tuti Imana ikomeze igusiga amavuta ubutitsa, ukomeze uduhe indirimbo nziza zirimo ubutumwa bwiza bushobora kudufasha mu buzima bwa buri munsi. Reka rero mbashimire, dusubire mu kanya mu masaha ari imbere mbagezaho n'izindi nkuru ziba zasohotse mu binyamakuru.